kandi byawe byo duba dushaka gushanza nawe nkwigira nk'umwana mani ntabwo ari nk'umwana ese ubu wajya ukura umuntu utavuga mani oya nakubura nako siko nari nanagukumbuye kariyo yayo reka akazi karamfashe bituma pe ntakiboneka numvaga hari akantu karimo kagenda gakora ku mutima wabaye ntabwo ari sawa rimwe na rimwe nta n'ubwo nasenze buriya ni ibisanzwe uriya ni umushuti wanjye ko nawe mureba n'akabona ko mu jisho reka waje usanga noneho urabaye banyeneye kumva akayaga kamuri kano kayaga sha nanjye ni bikaba ari sawa kabisa iyo nshaka kuruhuka nyine bya hato na hato ndaza nicara hano none se nizere ko uyu munsi uri buntema umva ndagutamo rwose nubona uko ducamo ku kigo neza tugahurira inyuma ndagutamo ntacyo noneho sinjya no gukubeshya njyewe sinjya no gukubeshya azonguza kibuno nkabona neza aruhiraho iragiye burundu ibyiza bamwe bazica abazanye abandi bibereye mu dukino twabo oya wimwitiranya umufata nk'amalayika ejo yagutungura kikakurenga iyi ni high school. Biriwe animatrice biriwe meze mute meze neza hari ikibazo nyine n'abasha bagenzi banjye numvisha bambwira ko umwana yabyeyi kandi nyine nayo natumye hari ikibazo nayo nagize ababyeyi uragira ikihe kibazo nyine hari umufamiliya wanjye wari warwaye kandi nta muntu wari ufite wo kumurwaza igihe bagiye kumusigariraho. hanyuma se umaze kugenda watumye natumye Alice kutatubwiye yarantumye ariko ndamukibaza ibyibagiwe ko ntabwo twagize nawe uri kumva nta kibazo turaza kubisubiramo turebe turaza kongera tubisubiremo turebe sibyo nanjye nari nje mbaherekeje nje kwisobanura nanjye numvishije ngo umwana ni umubyeyi ariko nanjye ni ikibazo nari nahuye nacyo sinabasha gutuma ko nari maze igihe ndwaye nabuze umuntu natuma twaba duturanye. wabuze umuntu utuma koko naramubuze mu bo twari duturanye bose bari bari kure kandi nari ndwaye cyane ntabwo nari kubasha kugerayo. nta kibazo mwese turaza kubisubiramo turebe aho nimugende turaza kureba murakoze. Iyi ni high school life. Iyi ni high school deals. Iyi ni life. nese ko uri wenyine bite nuko nayo mvuye harahiye gato nese wajya uza kwicara tukaniganira
nari njyara hirya reka mbanza najyayo ubwo ningaruka turavugana. Okay, ntayo. Uradusezera kandi ujya hirya uri bugaruke? Nta kibazo. ufite nyashi Iri life yo muri high school ibihabera birenze ibyo utekereza bamwe bazi icyo bazanye abandi bibereye mu dukino twabo oya w'imitsira y'umufata nk'amalayika ejo yagutungura kikakurenga iyi ni high school life iyi ni high school deals none se mwana meze bite se none hano muri iki kigo hari umutipe birukanyemo witwa kumva kandi hari utuboro yajyaga agira utuboro kandi dufite ibiceri ariko mbona uri iniga urebye ukabisa uri umuntu w'umusore kabisa uri iniga ibigaragara nta kuntu utwo tuboro twatujya tutwikorera tukatuzana hano mu kigo tukatuhereza abanyeshuri kandi twabaga harimo n'uduceri si niba turimo uduceri nta kibazo ahubwo wowe ni wowe wanjye narakubuze siko twajya tutuzana abandi tukatuhereza abanyeshuri bakatwikubitira ibiceri ntari noneho mani yego buriya rero ni wowe nari nkeneye buriya rero mu kanya ndaza nguha diro zose uko zifashe ntari umva se reka nkubwire iki kigo mani zitangiye kumbana supadipe kabisa Aswere njye narumiwe. iki kigo cyadanje pe Aremeye bro. ntabwo uri kubibona se turimo tujya tukigoma neza asha abana bo mwana singiye kuba noneho ninjye njyewe ejo bundi njye nafashe ni nk'aho ari nk'umunsi njye ntiyembera mu kigo hose ngenda njagajaga ariko nsanga buriya harimo n'abana babije baba barimo Abaye. Shatse kuvuga wa undi se? ahubwo reka nkubwire uriya musista yari amaze mu hano mu kigo Uriya wa nyashi? uriya wa nyashi cyane n'isaha bakina ziripa bamwita ziripa. Umwita ziripa. Rasa wa mugongo. uriya wa mugongo. mbona gato jese mutamwemeza nimugoroba Uribagiwe ibyakubaye wa mbere. Nubwo babwawe ariko nanone ariko njyewe mbwire njyewe nkwemeza Twemeze. ibintu byose byahagarara ariko njyewe umbwira nkwemeza Dutege. uriya ziripa Dutege. ubona ziranyashe za ariko Bro yiduciye. oya njyewe twanatega njyewe nkanamukosora n'umutipe ngomona abana Uriyemera. nubwo babwawe bw'icyo se Unabona yaraza man. rwose ducire ntaribi sibyo Jewe reka nkubwire njye ndaza Nubikora. umengo njye ndaza kwesa amana nubikora. ndaba nemeye kabisa Wemereye. ngenda bakosora mube bugufa ahubwo mwebwe Sure. ahubwo urajya kubona ubona umwana agenda amutakaje uko byatanze Nanjye ubikoze ukabishobora. Njye natinyemo man. Natinyemo dubara. ariko uribagenda kandi Ako rero sinjye no gukubeshya rero sinjye no kubeshya azonguza kibona nkabona neza rohiraho iragiye burundu Iri life yo muri high school ibihabera birenze ibyo utekereza bamwe bazi icyo bazanye abandi bibereye mu dukino twabo oya w'imitsira y'umufata nk'amalayika ejo yagutungura kikakurenga iyi ni high school shanse mwana ubundi wowe wari waragiye hesha Shara akabazo nari naragize nyine ariko ubu ndahari noneho nabonetse. ese we sha nari narakubuze Nari narabuze ariko ubu nabonetse. nta kuntu waba uduhaye akanya se nkaba nganira na shanse kanya nta kibazo reka Sawa nari. genda twibere mu byaha kuva nagutera ya pasi wowe ko nta kintu wigeze ugaruka ngo umbwire Baba mbega idage wanyihereye musore mwiza. Mva nakigenda ifite isoni
gusa iki ufite kifarangira rifite cyangwa yaba yaragutaye amagosha kareka ntabyo amago icyo nakuboneye cyo atanga ifungo nubwo gifite isoni ariko ntari bikwifungo kiba kiyafite kandi ibyo byo duba dushaka ko chance nawe nkwigire nk'umwana mani ntabwo ari nk'umwana ese wajya ukura umuntu utavuga mani nese cyambere zo niyo yarambika ari ukayatwara ntari ariko hanze nta kibazo none ahubwo mbigemo neza dukomeze tugikenye gake gake nimba ifungo ritanga natwe ngiye tuba dushaka mwana aho nawe inzara yo mu kigo bari danje nari bicyambere nta mafaranga kirayafite kanze mwereke ukuntu tuzadukomeza tugikura gake gake nabyo kurya kawunga ko mu kigo mwana reka reka abonye haba hari n'icyo kurya umva icyo kurya rurarekura rurarwana rurokesha inyama noneho ewara ntabwo wabyumva ndi koko uzanya akayobe cyangwa ibyihorera nyine nubwo kitavuga ngikura gake gake ariko nta kibazo niwe nawe nuzajya ugikura ugire bakuntu nkaraga kandi uko nanjye naguteye pasi uretse we nari narabuze ariko ubu noneho nabonetse ngiye kujya nkwereka ibintu nzaza ngukorera wabonetse cyambere si uko nkubise wankaraze pasi se neza ya muzigo nimubona urimo wazajya ukuramo akantu kukuye nyine nanjye nafataho ntari nzajya ngutamo we nari we tuza amani cyambere se sa amafaranga arahari nta kibazo nizere ko uyu munsi uri buntemo umva ndagutamo rwose nubona uko ducomoka ikigo neza tugahurira inyuma ndagutamo nta kibazo haribaho ubwo wowe urumva ntangire kandi wowe ukuntu nshaka ifasi umwanya nyine ndangize ntite nitegura duhite ducomoka ugenda untemo nimba hari akantu sawa nta kibazo mani ngaho komeza ubundi niwe wanjye shashanse iri life yo muri high school ibihabera birenze ibyo utekereza bamwe bazi icyo bazanye abandi bibereye mu dukino twabo oya w'imitsira ry'umufata nk'amalayika ejo yagutungura kikakurenga iyi ni high school life iyi ni high school deals amakuru se shushu ni meza ikintu nawe nguhamagariye uramuja amaprense ukuntu nababonye nabonye bidasanzwe mana prense wamujemo nabonye muri kumwe ejo bundi uriya ni ibisanzwe uriya ni umushuti wanjye ko nabonye mureba n'akabona ko mu jisho reka waje usanga noneho urabaye umushuti wanjye byanyabyo shuwa riri aho nyine ko ko nabonye ntazira ntabwo namukurutisha ubona mumeze kimwe asheri nta kintu nyenze shuwa wabonye n'inyogosho afite buriya sinkunda abahungu badafite umusatsi urankunda ngewe nakwemereye ubundi kugukunda mvuga ati ibindi byose ndabiretse kugira ngo ntakubeshye nkikubona na kariya kajamo ntabwo nabigurisha nahise mfuha tu ariko koma ntabirenze hato ejo bundi utazatubonana ukagira ngo mbese ubundi muba muri gupanga ibiki niba atari ibanga kandi turi inshuti biri aho muraturanye ntabwo ari umubeto wanjye sawa reka mbyemere ariko ntabwo nkwisezera nakurindika wagiye nyizeye nta mpamvu iri life yo muri high school ibihabera birenze ibyo utekereza bamwe bazi icyo bazanye abandi bibereye mu dukino twabo oya w'imitsira ry'umufata wari mugiye he tugiye hano harahibyo amaso wowe ko ndamwazi n'itsinda kubona naragize akabazo nyine ari matwi byagenze gute n'abatwara ariko nyine rero aratumye igihe watumye nde tumye rupiyo rupiyo uze kumubaza nta kibazo icyo kwa mutumye natumye sinzi nyine abantu b'iyi minsi sinzi uko babaye ariko nawe natumye ngaho nimwigendere nta kibazo dushaka kuba babaye iri life yo muri high school ibihabera birenze ibyo utekereza bamwe bazi icyo bazanye abandi bibereye mu dukino twabo oya w'imitsira ry'umufata nk'amalayika ejo yagutungura kikakurenga iyi
se bimeze bite? neza Amakuru se? neza Ese ko ndawicara hano tuje. bageneye kumva akayaga ka mu biti Kano kayaga. Shana yanjye ni bikaba ari sawa kabisa nshaka kuruhuka nyine bya hato na hato ndaza nicara hano. None se nakwicara se tukaba tuganira byibura tukaba tuvuga habi. nta kibazo Shana habi kabisa niba mumpaye sibwo nabyita karibu. ni karibu nta kibazo None se zire ese shaka kumba umuntu wowe wicaye hano nyine tuje uri wenyine kuki ukunda kuba uri wenyine? nabuze umuntu tuvugana byaba ngombwa ko nicara hano njyenyine sha nyine nanjye nyine ndaho nyine ndimo ntarasa hano mu kigo nduzi yuko nta masomo tuba dufite sibyo kenshi rero undi gutembera mama nukunze kuba wicaye hano uri wenyine kandi ntabwo bishimiye. umuntu aba yabuze uko abigenza nyine nabuze tuvugana nicara nanjye nashobora nkanegera mwana se byibura njye wakwisabura nkagenza kukuganiriza bya buri munsi. nta kibazo ikintu bitwaye sha nyine byaba ari byiza kandi nanjye biranshimishije. Uzi nimba maranye iminsi ku mutima kubera nkubona wicaye hano wenyine tu hanyuma numvaga hari akantu karimo kagenda gakora ku mutima nkabona ntabwo ari sawa rimwe na rimwe nta nubwo nasinzira. None se ujya ukwizabura akantu cyangwa se simbizi nese umuntu ufite umu boyfriend? wapi umu boyfriend ufite? nyine tu nanjye rero ndeba hano mu kigo tu naho ndi singo. nta kibazo wagize tukaba tuganira igihe ufite umwanya. nararebye mbona njyewe iyo njyewe nkunda karagiteri z'umuntu uba utuje cyane umeze nkawe. ese wowe nta girlfriend ufite? sha girlfriend sha mwina minsi nawe pe ariko se ntabwo wigeze umenya ntuzi ibibazo byambayeho situwasiyo zambayeho? reka ntabwo nabimenye na terese mwana mu bebe umwe haciye iminsi mikeya nyine mu gihe tutari nafatisha mbanirese undi kumva shaba bibi imana barambunduriza bya danje ewa cyatari sinzi nimba ayo makuru utaramenya ariko nawe wayi wirangayeho sha nawe nyine nabizanyemo akavuyo nese ubundi waze tukibera byibura abesto. nta kibazo nta kintu bitwaye sha nyine akoze kabisa nimba ntacyo bitwaye nyine kabisa zanze tuganire bya buri munsi nyine tu unyemerere ndagushimira sha nyine tu urakoze nyine kabisa sibyo? nta kibazo Ese ni matri amakuru? Makuru ni meza. Sha muri no misi warabuze we. Oya nakubura nako. Siko nari nanagukumbuye kariyo ya. Reka reka. Kazi karamfashe. Bituma pe ntakiboneka. Abahungu bawe se? Urebye abahungu banjye bo sha ni ibindi nakasa mutwe. Reka da. Iri life yo muri high school ibihabera birenze ibyo utekereza bamwe bazicabazanye ahubwo ni make hari muri ba bandi twirukanye harimo babiri baje kurekarama bambwira ko hari impamvu zatumye bataboneka ubwo bamwe ngo baratumye hari impamvu nyine zitandukanye buri wese agiye ambwira impamvu ze gusa numvishe zumvikana. Ese bariya bana kuzi ko babeshya kandi urabizi ko n'umuntu buryo ushaka kwikura mu kibazo ntiyabura uko akubwira nkawe wabarebaga mu maso wabonaga ko ibyo bavuga ari ukuri. Nyine turakora iperereza nyuma ariko ubundi nabonaga impamvu bavuga zumvikana ahubwo turakora iperereza nyuma turebe. Ibyo byo nibyo reka dushake iperereza ryimbitse kuko buryo urabizi ko umuntu wese uri mu cyaha cyangwa uri mu kibazo ntabura uko akikuramo. Turaza kugerageza turebe uko twabigenza naho ibyo ngo ibyo reka tube tubyihoreye byo. Iyi ni life yo muri high school ibihabera birenze ibyo utekereza bamwe bazicabazanye abandi bibereye mu dukino twabo oya wimwitiranye umufata nka malayika ejo yagutungura kikakurenga. Iyi ni high school life iyi ni high school deals.
ko se yafone yanjye wa mutipe yajyanye bakaba baramwirukanye mara yego abazi ko bamwirukanye muri aba tipe yabirukanye ejo bundi none ubwo candakase mwese nabigenza gute se nemere mpfushe nk'intwari mane mpebe ntago wapfusha mwese mane tubigenze gute hawe nize ntago uzi wabo se ntago mpazi mwana nanzi kugiye kwandangira nanjye naho nzi pe tuzayitegere mu nzira se muntu tugere fast uzahaca atashye se ako umuntu yanamuhiga mane sibyo rafone nahenze bro nabyemeye tuzamuke nenda direct naribi none se basaba ya mumeze mutese meze neza nare wana tubasanze hano rero nyine nawe ndi kumwe barimo nembereza shari wanjye nyine tu shari wawe mwana iki cyane nje tubirimo kabisa showa cyatari mwino nibyo ni fiance we ntabwo ubizi mwana yamaye cyane nje tubirimo muri iki kigo mwana ntabwo wari ubizi amaye nkarera ibintu birakaze felicitation njye mani nyine tu umwana kandi nawe mwiyumvamo kandi wanyiyumvamo nyine byatanje nyine tu ntarebi shangiza nyine kabisa yuko nta bintu nyine byatanje nyine tu naje kupresenta nk'inshuti zanjye ngo mumenye ariko nta birenze nyine nta bitu okay ni byiza mukomereza mubonye mute mubonye mute ati nabaye nabaye mani nawe subizi nawe manze kureba neza gusa no mwana rero ngomba kumukundwa kaza sha byatare nyine tu byatanje ngaho nari bureka tubareke mu bintu mwibereyemo sibyo natwe twikomeza izacu ntari turaza gusubira nyine tu anyemeje yanego nayibi ndagaza bamujama aranyemeje anakwemeje kazi yego umurezi hase mani urakigira izenjuga uriya mukobwa nawe namutinye wamuhabutse cyadanje sandiye ejo nitwa betinze wayamwimaze akamana intego iraregerwa ndamuha amafaranga ye sibyo gusa ariko genda umwe bamwe bazi icyo bazanye